Yes, tubanje kubasuhuza aho muherereye hose haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri uyu mwanya rero hasohotse itangazo by'umwihariko rivuga ko imishahara y'abaminisitiri ndetse n'abandi bayobozi bakomeye by'umwihariko abayobozi badakora mu nzego za rubanda by'umwihariko nko ku murenge, ku tugari n'ahandi henshi nko ku turere by'umwihariko abaminisitiri, abadepite ndetse n'abandi bayobozi benshi bagiye bakomeye, aba ngaba bakaba bagiye kugabanyirizwa imishahara. Ni itangazo risohotse nyuma y'uko Leta y'u Rwanda yamaze kureba igasanga bamwe mu bayobozi bahembwa amafaranga menshi kandi bataba bakoze imirimo ivunanye nk'iy'abayobozi bo hasi. Reka turebere ibikubiye muri iri tangazo by'umwihariko tuze tureba ngo ubundi igiteye nyirizina gutuma abayobozi by'umwihariko abaminisitiri bagabanyirizwa imishahara ni ikihe? Njye tujye kubona muri kino kiganiro ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV, gusa gukora subscribe kugira ngo tubane n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko natangiye mbikubwira, nakubwiye ko igihugu cy'u Rwanda cyasohoye itangazo by'umwihariko rivuga ko abaminisitiri bagiye kugabanyirizwa imishahara kugira ngo abakora mu nzego zo hasi nabo babashe kongererwa amafaranga. By'umwihariko nk'abagiye kongererwa amafaranga ni abayobozi bakora mu tugari, abagitifu, abasedo ndetse n'abandi benshi. By'umwihariko hakaba hari no guteganywa ko ba mudugudu nabo batangira kujya bagira akantu bakira rwose kavuye muri Leta, kubera ko barakora cyane kandi bakemura n'ibibazo byinshi byo mu masibo, ibyo mu ngo z'abantu ku buryo bitabasha kugera mu nkiko bakabasha kubihanduringa ariko ntihagire ikintu babona, ugasanga ni abakozi b'abaturage ariko nta gapurusantaje na gakeya Leta ibahereza kabasha kuba kabafasha mu minsi y'ubuzima bwabo. Ariko igihugu cy'u Rwanda cyarebye gisanga abaminisitiri bari mu bantu bahembwa amafaranga menshi kandi bataba bakoze imirimo ivunanye, by'umwihariko n'abadepite babona ko imishahara yabo igomba kugabanywa kugira ngo abakora hasi nabo batangire kubona ku mafaranga makeya. N'ubundi igihugu cyacu kiri mu bibazo byinshi, by'umwihariko kuba cyarahagarikiwe inkunga zavaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ububiligi, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibihugu birimo nka Isiraheli, ariko ibi ngibi byo igihugu cy'u Rwanda cyatwijeje ko kigomba kuzahangana nabyo, cyane ko hari kuvugwa n'ibindi bihuha byinshi bigiye bitandukanye, ariko amakuru ahari ni uko abaminisitiri by'umwihariko n'abadepite n'abandi bayobozi benshi bagiye kugabanyirizwa imishahara kugira ngo abari hasi nabo babashe kuba bagira icyo babona. Dore uko rero ibyiciro by'amafaranga bazagabanyirizwa bizaba bihagaze. Niba wahembwaga miliyoni tayari bazahita bagukura kuri miliyoni bakugeze ku 700,000, ubwo bwo bazagabanyaho 30% kuri buri mushahara wa buri muminisitiri ndetse n'umudepite. Ikindi kandi hakaba hanateganywa ko abapolisi bo hejuru nabo bashobora kuba bagomba kugabanyirizwa imishahara kugira ngo amafaranga bahembwaga aze agire ibindi bikorwa atangira kubaka muri Leta, kubera ko igihugu cyacu amafaranga cyabonaga ku mwaka, ingengo y'imari yacyo cyangwa se icyo bita GDP yaragabanutse ku buryo bugaragara, kubera ko inkunga zavaga hanze byonyine zanganaga na tiriyoni imwe ndetse na biliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ngubwo urabyumva ko ari biliyoni 1 y'idolari ndetse na miliyoni 150. Buriya amafaranga rero igihugu cyakiraga kikaba kitari kuyabona, cyasanze kugira ngo ibibazo byibura bigabanuke ari uko bagomba kugira icyo bakora, by'umwihariko ku bijyanye no kugabanya ikibazo cy'abayobozi bakora mu nzego zo hejuru baba bahembwa amafaranga menshi kandi ugasanga imirimo bakora n'amafaranga bahabwa ntaho bihurira. Ibi ngibi rero akaba ari kimwe mu kibazo gihangayikishije u Rwanda mu kuba nta nkunga ruri kwakira zivuye mu mahanga, ariko igisubizo bakaba babonye ko ari uko bagomba kugabanya aya mafaranga. Ni nyuma y'uko hari no kuvugwa ko amafaranga y'ishuri yo agiye kongerwa, by'umwihariko inkunga za Leta zikaba zigiye kuvanwaho. Niba umwana yishyuraga 1,000 ku gihembwe, akaba muri pirimeri biri kuvuga ko bagiye kujya batangira kwishyura 19,500 yishyurwaga na segonderi, naho segonderi igatangira kwishyura agera ku 45,000. Ubwo ngubwo turategereje turebe ngo noneho abiga amabodingi ko biga baba mu nzu zubatswe na Leta, bo barara bamwe na bamwe ugasanga nta na matera bajyana, abo ngabo bo noneho bazishyura angahe? Ibi ngibi ni ibintu byahangayikishije by'umwihariko ababyeyi bafite abana benshi, kuba nk'umubyeyi aba afite nk'abana 4 biga muri pirimeri,
ugasanga yari amenyereye ko yishyura igihumbi, ugasanga ibihumbi bine gusa abana babirireho igihembwe cyose kubera inkunga leta yabaga yamennyemo, ariko uyu mwanya igihugu cyacu kikaba kiri muri crise, kikaba nta mafaranga menshi kiri kubona. Ikindi nanakubwira ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko bumva ko ibintu byanafashe indi ntera, ko nta munyeshuri uturutse mu Rwanda ugomba kujya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Amerika iri gushinja u Rwanda guteza intambara mu gihugu cya Congo. Ikindi kandi nyuma y'uko ibyo ngibyo bibaye byose, ndagira ngo nkwibutse ko Amerika muri USAID ariho havaga amafaranga by'umwihariko yaterwaga inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, bakaguramo imiti y'abarwayi ba sida, kandi Amerika ikanarenzaho igatera inkunga igihugu cy'u Rwanda agera kuri miliyoni 150 z'idolari ya buri mwaka. Aya ngaya akaba ari amafaranga yahabwaga igihugu cy'u Rwanda k'inkunga mu bijyanye n'imikoranire, kubaka ibikorwa remezo, guteza abanyarwanda imbere, gufasha abarwayi ba sida, babyaye. Ariko aya yose yarahagaritswe ku buryo hari amahirwe make y'uko aba bakobwa bagiye baterwa amada bakiri batoya ko bazongera kugira icyo bafashwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko nayo ibibazo irimo byo kuba yahangana na crise, guhemba abakozi, gukomeza kureba ko ubukungu bw'igihugu bwaba buhagaze, ntabwo byoroshye. Akaba ariyo mpamvu rero amafaranga y'ishuri yo agiye kongerwa, kugira ngo leta amafaranga yashoraga mu bigo by'amashuri ibashe kuba yayifashisha yubaka ibikorwa remezo, yubaka ikindi kandi ikomeza no kubaka igihugu, ndetse no kuba yahemba abakozi bakorera rubanda. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu bintu byagiye bihangayikisha, twibaza ngo biraza kugenda gute? Ese ejo bundi nidufungura nk'uko byagomeje guhwihwiswa, leta y'igihugu cy'u Rwanda izahita yongera amafaranga y'ishuri? Ariko n'ubundi bimwe mu bigo by'i Kigali, hari ibigo byatangiye kongera amafaranga y'ishuri, ku buryo hari ibigo by'i Kigali byari byabanje kongeraho ibihumbi 10, bavuga ngo ubundi bazishyura amafaranga yuzuye neza yongereye handi igihembwe cya mbere nigitangira cya 2025-2026. Ibi ngibi bikaba rero biri bimwe mu bintu byatangiye gutera ababyeyi ubwoba, by'umwihariko nk'umubyeyi yabaga ufite nk'abana 3 biga mu bigo bya pirive, kandi ugasanga nabwo kubishyurira ni intambara, bishyura 80,000 gutyo 90, ugasanga hari abiga mu bigo by'ibihumbi 200. Rero kuba inkunga zigiye kwiyongera, ubwo bivuze ko nkwishyuraga ibihumbi 200, hariho n'inkunga ya leta nkeya muri icyo kigo, hari ibintu bimwe na bimwe leta yagendaga ibafasha, ubwo bivuze ko ashobora kuba agiye kujya yishyura nko 250, kuko n'ubundi bo amafaranga bishyuraga yabaga ari ahemba n'abakozi bakorera icyo kigo. Ariko ibigo bya leta byo byakaze, amafaranga agiye kwiyongera ku buryo buteye ubwoba. Ikindi kandi n'abaminisitiri bagiye kugabanyirizwa imishahara, ntabwo bivuze ko ari bo gusa, kuko na ba gitifu b'imirenge bishoboke ko bashobora kuza kugerwaho nabo bakagira amafaranga baza gukurwaho, kuko guhembwa ibihumbi 800 igihugu nta nkunga kiri kubona, nta n'ahandi hantu kiri gukura amafaranga, by'umwihariko mu bundi bushabitsi, kuko igihugu cy'u Rwanda cyahagarikiwe amasoko, nk'amafu cyashoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari amafu bita ngo ni aya kinazi, byarahagaze. Amakawa yo ntiyahagarara kuko no baba bakeneye, bazi inyungu zayo, icyayi nticyahagarara. Ariko bimwe mu bintu igihugu cy'u Rwanda cyoherezaga mu mahanga byarahagaze, akaba arizo ngaruka igihugu cy'u Rwanda kiri kugenda gihura nacyo, ndetse zizanatuma n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bahatsikirira, n'ubukungu bwabo bukatsikira, kuko benshi mu banyeshuri bashobora no kuzava mu ishuri, kuko niba umubyeyi yaburaga igihumbi cyo kwishyura umwana wiga pirimeri 19,500, ntabwo ariyo azapfa kuba yabona byoroshye. Gusa ku bw'amahirwe wenda bishobora kutazaba, ariko ubundi kuba byo byamaze gusetingwa, kuko ibigo byinshi bya pirive byatangiye kongera amafaranga abanyeshuri babyigaho bagomba kuzajya bishyura. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro rero, kubwire ngo ngende Isa, uri kuri Rwanda Room TV, kubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ikandusha, bye.